mu myaka 18 bazi ko ndi pasiteri ndi murokore, yabonye duhorana bati ndakwemveta nkumve. Imyaka 18 nibwo bwa mbere umudamu yantinyutse aza kunyemveta, kuko yabonye chaque dimanche ndi kumwe nabo. Nuko shaye babona nabaye nkabo, abaterenda kwemveta. Ngiye ko nabonaje muri zuke haza kunyemveta. Abakristo benshi basigaye bakora ibintu utamenya. Sigaye ntaha makwe nkabona abakristo baje bambaye ikanzu ifite ukuboko kumwe. Nabanye abakristo basigaye bambara ikanzu ifite ukuboko kumwe. Agatinyuka kaza mu bukwe yambaye ikanzu ifite ukuboko kumwe. Narumiwe. Nazindutse kare cyane aje kuteramira zuka zimbatura mugabo tishima tubyine. Nibwo bwa mbere mu myaka nari maze yasabambira ko ibyo bintu bakora nibyo bituma amasengesho yabo atumvikana. Ntaginduka. Iyo muyavuyemo mujya gukina ibisoro, iyo muyavuyemo mujya kubetinga, iyo muyavuyemo musubira gusomana mu myuka bibugande n'aba muri Kenya switi icyuki mwamya mu murongera mukabikora. Ubwo se icyatuma mubona icyahindutse n'igiki? Ikintu cya mbere rero gituma usenya Yeriko, icya mbere. Imana ishimwe, mwagize neza muraza. Imana ibaha umugisha. Nitwa Hatangamungu Jean Bosco, ndo muvuga ubutumwa bwiza. Imana yangiriye neza, Imana ishimwe. Baririmbyi barahari baririmbye, kongera kuririmba shireka bibaye ngombwa cyane, ariko abaririmbyi barahari. Duhurire kwa Yosuwa. Ibice 6. Yosuwa ibice 6. Umurongo wa mbere turaza gusimbuka dufate n'uwa 9. Yosuwa ibice 6 umurongo wa mbere turaza gusimbuka dufate n'uwa 9. Iyo ariko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Tuvuge cyane ngo amen. Umurongo w'9, abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduku, babatambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Tuvuge cyane ngo amen. Abakorinto ba 2. Abikorinto ba 2 ibice 10 n'umurongo wa 4. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikira Abikorinto ibice 10 n'umurongo wa kangahe? Wa 4. Haranditswe ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Tuvuge cyane ngo amen.
turebane rero. Iyo umuntu aje mu masengesho abaje gukora iki? Abaje mu kihe gikorwa? Abaje mu yihatake? Umuntu uje mu masengesho aba ameze nk'umuntu ufashe carnet de chèque cyangwa amadolari ye cyangwa ubundi bwoko bw'amafaranga mpuzamahanga, akajya mu Bushinwa mu ruganda gutanga komande. Iyo agenda ugira ngo ntacyo afite, ntacyo azazana. Yagera muri izo nganda zikomeye kubera amafaranga yajyanye, agatanga komande, akazagaruka ntacyo azanye, ariko imari muri inyuma. Abaje gusenga munyishyize cyane ngo amen. Niko umuntu waje gusenga amera. Iyo aza gusenga ubona nta kintu ari bucyure, ubona nta kintu gifatika afite, ariko kubwira Uwiteka ibyifuzo bye ataha nta kintu atengamatiye, ariko yazagera mu rugo ibyo yasengeye bikaza bimuherekeje. Haleluya! Nuko umunyamasengesho amera, nuko agenda, nuko ateye. Iyo umuntu yaje gusenga kandi abagenzwa n'imirimo ibiri. Igikorwa cya mbere abaje guhagarika ibyo adashaka, akabibwira ngo stop, muhagarara aho ngaho, aho mwari musatiriye, aho mwari munsengereje. Yamara kubihagarika ameze nk'umupolisi ufite jakete ya leta, ahagarika amakamyo rukururana, ahagarika za hoho, ahagarika amavatiri, avuza ifirimbi gusa agahagarika, yarangiza akagomorora ibyo ashaka. Amashyi ku Mana yacu. Iyo umuntu yaje gusenga abaje gukumira ibyo adashaka, aje no kugomorera ibyo ashaka. Abaje gusenga tuvuge cyane ngo amen. Abaje kumva amakuru iwabo batamubwira, abaje kuvuga ibizamunaniye, abaje imbere y'Imana kuyibwira ibigoranye, kandi byose Imana irabishobora. Tuvuge cyane ngo amen. Igitabo cya Yosuwa cyitwa kandi igitabo cy'intambara z'Uwiteka. Uwiteka kurwanira intambara. Kigira abantu batatu b'ingenzi bakivugwamo. Uwa mbere ni Maraya Rahabu. Igice cya kabiri ahagarariye bande? Ahagarariye iki? Arashushanya iki? Ngo arashushanya Maraya Rahabu, abantu bafite iyerekwa. Kujya mu ijuru ni ukugira iyerekwa. Kujya mu ijuru ni ugucomoka mu bintu ugafata inzira imwe. Haleluya. Ahagarariye abantu bagira iyerekwa Maraya Rahabu. Ngo yari afite guest house ku mupaka. Ngo ari umucuruzi ukomeye, yakira aboroheje n'abakomeye. Umunsi umwe iwe haza abantu badasanzwe arabamenya. Haje abatasi arabamenya. Abaseriveri ntago babamenye. Abandi bafite imirimo itandukanye ntibabamenye, we yarabamenye. Ngo arababwira ngo nabamenye. Kandi cyatumye abatasi bajya kwa Maraya Rahabu muri guest house ye ni impamvu ebyiri. Iya mbere nuko uyu muntu amaze gusinda atanga amakuru neza. Iya kabiri, guest house iri ku mupaka, nibagira ikibazo barasubira inyuma nta ngorane. Bagezeyo ngo arabamenya, agira iyerekwa, aravuga ngo aha nabamenye, mu bashyitsi nakiraga ntago mwebwe mubamo, muri Abisirayeli. Twumvise ko Imana yabahaye umugisha, amakuru yanyu yaramamaye. N'iki gihugu muzagifata, abakiyobora mwabaciye umugongo, banywera ahangaha ndabazi, mwikurirwa muvunika. Igihugu mwaragititije. Iyo umuntu akorana n'Imana atitiza ibintu byinshi. Haleluya! Abaha amakuru yose, arangije ntiyagarukira aho ngaho, afite iyerekwa. None ko muzafata iki gihugu
ubu nzarimbuka njyewe n'umuryango wanjye. Umva iyerekwa yagize, ko mbona muzafata iki gihugu, ubu nzarimbuka njyewe n'umuryango wanjye. Ngo baramurahira, muzi ukuntu yabahishe simbitindamo, ngo baramubwira ngo ineza utugiriye natwe tuzayikwitura, abakurikiye Yesu azabitura ineza. Haleluya. Ariko ngo bamuha kondisiyo, ngo baramubwira ngo nawe ufite umukoro, ntabwo ubwami bw'ijuru ari ugupfa gutoragura, si imegeri zo kumugina, si ibyobo byo kumugina, ugomba kugira nawe icyo ukora. Shaka agashumi gatukura ushire mu ruhamo rw'umuryango, nawe uzakarinde kugeza igihe tuzazira. Uzafate nabi wanyu bashiremo, batazarimbukira iyo ngiyo. Ako gashumi wo tuzohereza kuza gufata muri aka gace, tuzamubwira ko azaza areba agashumi, ntabwo tuzamubwira izina, azaza areba ikimenyetso gusa. Abafite ikimenyetso kivuga cyane ngo amen. Ngo aragenda bigenza uko nguko, ngo ubundi aragenda azana abiwabo bose abashyira mu nzu ye. Abaje gufata Yeriko muzahasome ngo baje babaza ahantu hari ikimenyetso. Uwiteka umucama abonyeho amaraso ntacira urubanza rubi, anyitukiranutse, amashyi ku Mana yacu. Haleluya. Undi muntu wa kabiri uvugwamo muri iki gitabo ni umuntu abantu badakunda kuvuga. Ni umuntu ufite isomo rirerire, ni umuntu utanga icyitegererezo muri iyi nzira. Ni umwafande bita Kani, afanda Kani, chapitre ya 7. Afanda Kani yakoze agashya, yaguye urugamba rurangiye, yarimbutse urugamba rurangiye, kandi yarimbuwe n'akantu gatoya. Ashushanya umuntu wumvise ijwi, ashushanya umuntu wumvise umwuka wera avuga, ashushanya umuntu waburiwe kenshi, wabanye imirimo y'imitangaza bikomeye, akarengaho agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ngo Uwiteka yarabwiye ati Yosuwa, ubwo mugiye kuri Ayi habaye imari nyinshi, habaye imari nyinshi. Iyo mari mugiye mukayishinga byatuma mutarwana neza, byatuma mudakomeza urugendo. Birabujijwe rero gusahura cyangwa kugira ikindi kintu mufata. Ntazagira umuntu ugira icyo yifuza, ntazagira umuntu ugira icyo afatayo. Akani ngo abirengaho we, kandi niwe wari ugiye uyoboye, arenga ku miburo y'Uwiteka, arenga ku miburo y'ijambo ry'Imana. Arangije ngo aragenda afata ibyashinganywe, arinyabya, asubira mu ihema by'abitabamo, arangije asubira ku rugamba. Icyo cyaha yakoze cyo kuninira umwuka wera n'imvugo y'Imana ngo cyatumye bapfusha abasirikare 36. Inkuru rero ibaye kimomo, kuko ibyo bitigeze bibaho muri Isirayeli. Biba ngombwa ko General Yosuwa akurikirana impamvu y'ibyo bintu. Abahanga baravuga ngo icyaha cy'umuntu umwe gishobora gutuma sosiyete yose ihura n'ibibazo. Uwiteka turinde mu izina rya Yesu Kristo. Ngo yageze ahantu hari imari kuri Ayi, agasozi gatoya, agasozi katagoye, niko kamukozeho, niko kamukozeho. Bambwiye inkuru za Dema muri iyi minsi. Barambwiye ngo Dema yatangiranye umurimo na Paulo, ngo arangije aramusigira. Muri raporo yahaye Timoteyo yarambwiye ati wa undi rwa Dema yaransigiriye, yakuze iby'iki gihe cya none. Abahanga bakavuga ngo iby'iki gihe cya none Paulo yashatse guhishira mu mvugo ya gipfura. Umva mwarimu wanjye Edouard ngo yageze i Tesalonike Dema, ngo ahasanga abadamu bazi gukaranga ifiriti, ngo ahasanga abantu bazi gutanga keya,
ngo aragenda arabatarara mu byaha binyuranye, aragenda agwayo mu buryo bw'umwuka. Ngo arangije Pawulo amutumyeho aramubwira ati komeza, ngewe ndacyari mu byino, nzabanza. Yaheshejwe n'ibintu byoroshye cyane, imirire n'iminywere n'ibirori n'imicereze. Ibyo bintu byose byaramurangaje, yibagirwa urugendo. Imana yacu ishimwe, Imana yacu dufashe cyane. Isoko ry'imburamumaro bavuga bishaka kuvuga iki? Ni ahantu ngo umukristo agera akibagirwa urugendo rwo kujya mu ijuru, akagenda akabandarara iyo ngiyo, akagenda akibagirwa iyo yajyaga. Muri iryo soko ngo hamwe irangaza abagenzi. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Akandi rero ngo arabifata arabihisha, ngo amaze kubihisha abamo umukwabo ukomeye, kugeza ubwo yatuye igihe cyarenze. Ngo Yosuwa aramubwira ngo aka watuye igihe cyarenze, bakurundeho amabuye. Ubu tugira abakristo benshi cyangwa igirwa abakristo zirunzeho amabuye mu buryo bw'umwuka, kubera utuntu duto dutoya bagiye bakora. Abakristo bamwe na bamwe basigaye bambura bakumva nta kibazo gihari. Ndayamwishyura se ubundi ntayafite, sindeba yujuje n'indi nzu, ubuse ndayamurusha ka ayi. Umwuka wera bigatuma muta. Abakristo benshi basigaye bakora ibintu utamenya. Sigaye ntaha amakwe nkabona abakristo baje bambaye ikanzu ifite ukuboko kumwe. Nabanye abakristo basigaye bambara ikanzu ifite ukuboko kumwe, agatinyuka akaza mu bukwe yambaye ikanzu ifite ukuboko kumwe. Narumiwe. Ikanzu y'ukuboko kumwe, umuntu agatega imodoka cyakajya mu modoka yakagenda. N'utuntu duto dutoya ariko twatuma umwuka wera kuvaho, kandi wari ugiye gutaha Isiyoni. N'utuntu duto dutoya twatuma utagira n'ubusabane n'Imana. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ngenda mbona utuntu Mana yanjye. Ngenda mbona abagura amayinite nimugoroba saa 12 bakarara bavuga bugacya, bakarara irondo ryo kurara bavuga bugacya. Nta sengesho, ntago abantu bagisenga mu rucerera, ntago abantu bagisenga saa 9, ntago abantu bagisenga saa 10, ntago abantu bagikunda kuvugana n'Imana mu rucerera. Ahubwo umuntu agura amanite yo kurara avuga bukarinda bucya. Mwahura mu gitondo ukagira ngo hari indi mirimo yarayemo, naho yaraye kuri telefone kandi atavuga ibizima, avuga amanjwe. Umwuka wera yabireba akakubenga, kuko umwuka wera arabenga, umwuka wera aranena, umwuka wera arahunga. Abaje gusenga munyikirize cyane ngo amen. Mwagize neza muraza. Akani yaguye mu mbere, Akani yazize ubusa, ngo yibajije ukuntu azagenda nta alimentation, azahinguka muri rubanda. Yibaza imyaka yarwanye yariyo, ngo biba ngombwa ko afata iby'igiciro bihisha mu ihema ryiwe. Mu mvugo y'umwuka bishaka kuvuga iki? Ihema ryacu ni imitima yacu. Imana yacu dufashe cyane. Bibiri kubuza kugira ibyo uhishamo byanduye. Imana yacu dufashe cyane. Imana yacu tugiriye neza. Wa gatatu uvugwamo hano ni umuyobozi Yosuwa. Izina rivuga ngo Uwiteka arakiza. Haleluya. Yosuwa yakoze imirimo myinshi. Imana imuha amasezerano meza, imuha ibikoresho biri muri systeme itandukanye n'iya Mose. Uwiteka yamuhaye inkota mu cyimbo cy'inkoni. Haleluya. Uwiteka guhindurira systeme. Haleluya. Uwiteka aramubwira ngo wowe ikintu ngiye kuguha kirakomeye.
ngiye gushyira imbaraga ku birenge byawe, aho uzajya ukandagira hazajya hahinduka hawe, aho uzajya ugera hazajya haba hawe. Icya gatatu, mu mwanya w'inkingi y'igicu yayoboraga Mose n'Abisirayeli, iwayo mpashyize isanduku y'isezerano. Munyikize cyane ngo amen. Iravuga ngo kandi ikintu cyose uzajya ugenda wegereye usatiriye kizajya kiguhunga. Umukozi w'Imana, Imana ibana nawe, ariko iramubwira ngo nzajya mbana nawe nk'uko nabanaga nande na Mose. Ayobora abantu batazi intambara, abana bo munsi y'imyaka 20. Hari harimo abantu bakuru gusa, Kalebu na Yosuwa. Uko byagenze murakuzi, ntago mbitindamo, inyuma yanjye arabigisha. Imana imugirira neza, ibanza kumunyuza kuri Yorodani bwa mbere kugira ngo yigaragaze ko ari Imana ikorana nawe. Niyo mpamvu ya mbere. Icya kabiri, Imana izamure kwizera kwa bari abana. Icya gatatu, Imana itera ubwoba abanyakanani. Abaje gusenga tuvuge cyane ngo amen. Iyo umuntu yaje gusenga abona izindi imbaraga, Imana yacu ishimwe cyane. Arafata rero imisozi n'udusozi aramamara, ariko akora amakosa 4, abandi baza 2. Yakoze amakosa 4. 2 abantu bakunze kumenya ni ukutibuka mugenzi we Kalebu no kudasiga umusigira successor uzamusimbura. Ayo ngayo niyo abantu benshi bazi, ariko haranda birakomeye mu buryo bw'umwuka akomeye yakoze. Irya mbere yakoze gutera Ayi atasenze. Gutera Ayi atasenze. Mugende shaka ariya karoroshye, si kimwe nizo twarwanye. Niko kabakojeje isoni. Gutera Ayi atasenze. Ngo yapfusha abasirikare benshi. Gukorera mu bunararibonye gusa, butagira ijwi, butagira amasezerano. Kera twarasengaga, ubu dutunzwe nayo, urimo gukorera muri experience. Utuntu duto gusa. Muri iyi minsi umuntu aravuga ukumva uwo ari we, ukumva aho ageze mu buryo bw'umwuka, ukumva ikirere arimo mu buryo bw'umwuka, ugasanga agushijwe na twa Ayi gusa. Umukristo muzima akaryama adasenze, akabyuka adasenze, akarya adasenze, akibera iyo ngiyo. Ugira ngo ni ikintu cyoroshye kandi cyagukururira ikibazo gikomeye. Urabisuzugura, ariko byakuzanira ibitero bikomeye. Umwanzi yakwinjiriramo akakuzonga. Utwo tuntu duto dutoya. Kera iyo wabaga mu mwenda ntago wasinziraga, ariko ubu ngubu uriryamira neza 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 kwirosa. Utwo tuntu ugaragaza ko ari dutoya twagukoma ihanga, twakugezayo. Amagambo y'amanjwe yakugezayo, yakugezayo. Utwo ni twa Ayi tworoshye. Ngo yapfuye gutera Ayi atasenze, mugenzi we arahagwa. Iri ni ikosa rikomeye mu mayereri yakoze. Imana yacu dufashe cyane. Sinzi niba narigeze kubabwira ikosa nakoze rimwe rinkurura kaga ko mu buryo bw'umwuka. Nagiye mu kimina cyo kurya, kandi kimina kiba ku cyumweru cyo kugenda dusurana, kandi aho twagiye batetse, kandi bagishyira ku cyumweru. Kandi nandi dirija wa korari, kandi iryo huriro ryabaga saa 4 kuzamura, kandi saa 4 nibwo amateraniro abatangiye gutungana. Numvaga ari ibintu byoroshye,
ariko aho byangejeje mu buryo bw'umwuka mu gihombo ni ngewe uhazi. Namazemo hafi amezi 6 cyangwa arenga. Byari ibintu bisa n'ibyoroshye guhura n'abavandimwe inshuti dukorana tugasura umuryango umwe ejo tukajya mu wundi, ariko byabaga ku cyumweru kandi saa 4, kandi bakaba bati umuntu azana inshuti ashaka. Najyagamo rero nkumva ko ndi kumwe na participate na bagenzi banjye, ariko nisha ibintu byinshi. Icya mbere umurimo nawe utaye, icya kabiri sindi mu materaniro, icya gatatu imbaraga ziraho ziri bungurure. Hari harimo indirimbo zigezweho icyo gihe. Yazindutse kare cyane aje kuteramira zuka zimbatura mugabo twishime tubyine. Nibwo bwa mbere mu myaka nari maze umuntu umwe atinyuka kuza kunyemveta ngo ducezanye. Mu myaka 18 bazi ko ndi pasiteri ndi murokore, yabonye duhorana bati ndakwemveta nkumve. Imyaka 18 nibwo bwa mbere umudamu yantinyutse aza kunyemveta, kuko yabonye chaque dimanche ndi kumwe nabo. Nuko shaye babona nabaye nkabo, abaterenda kwemveta. Ngiye ko nabonaje muri zuke haza kunyemveta, nabwo ndapfuye noneho. Ubwo sigaye ngeraho bantinyuka kuza kunyemveta ngo nceze, wari ikintu cyangiritse. Wahita akantu gatoya, ariko yakuzanira ibintu umwanzi yakwinjiriramo. Nakubisemo amezi 6 arenga, amadegede meza, amateke meza, urugwiro ruhenze, ariko umwuka wera areba igitsure. Bibiliya irabaza ngo inzira ijya mu Egiputa uyikora mu iki? Uragana hehe wagarukiye aho ngaho? Mbese urashaka kunywa ku ruzi, amazi y'uruzi rwa Nili? Amezi 6 ndidirije wa korari ziko ndi mu kazi, Imana nayo ziko ndi muri boom. Abataramenye inzira nta kibazo bafite, ariko twebwe twayimenye, tuzi imiziro n'ibyo tuziririza. Nakuyemo igihombo cyo kumara umwaka wose nta ndirimbo mpimze. Icyo gihombo sinzacibagirwa. Ubundi mu mwaka nabaga mpimbye indirimbo nyinshi korari zaririmbwa abakristo bakishima. Namaze umwaka nta nancwa, kubera kuba mu mwuka w'isi gusa. Umwuka w'isi gusa. Uwiteka abarwanire intambara mu izina rya Yesu. Haleluya torero. Haleluya. Cyo gihombo ntago nzacibagirwa. Sinzacibagirwa. Ntago nzacibagirwa. Imana iranyarura. Kujya kureka ipera ibihe nataye byantwaye umwanya munini. Byarabintwaye. None urya mudasenze ukagira ngo ni ikintu cyoroshye. Amaproje yawe yose uyinjiramo udasenze ukagira ngo ni ikintu cyoroshye. Wipfa gutera utabajije Uwiteka. Abaje gusenga tuvuge cyane ngo amen. Ryo ni ikosa rya mbere, ayandi yo murayazi. Irindi kosa mutajya mumenya, ngo yagize ingorane Yosuwa Abagibiyoni chapitre ya 9, ngo bamwinjirana mu gihe cyo gushirwa hejuru, ngo bamukina umutwe uteye ubwoba. Ndashaka kubaganiza nitonze nabonye mwitonze kandi nibyo mumaze iminsi hano. Ngo bamuturutse muri humye,
ngo baragenda badodesha ibyenda byashaje birimo ibiremo, ngo baragenda bambara ibikweto byashaje, ngo baragenda bashaka n'imitsima yatoye uruhumbu, bari bafite ibimenyetso simusiga. Ngo barangije baza kwiripotinga, kandi baza mu buryo bwo kumusingiza. Yosuwa, turakwemera, ibyawe twarabyumvise, waramamaye, abantu bose barakuzi. Ibingibi mu gifaransa babyita tando sikise. Aha niho abadayimoni binjira cyane iyo utabaye maso. Wari uzi ko iyo uvuze abantu bose ari wewe bumva? Ngo baramwinjirana. Ahangaha abadayimoni barahakunda cyane, kuko bahinjirira cyane. Agatabo k'umugenzi kahita akazi ko kuruhukiramo. Bishaka kuvuga iki? Imana iguhaye ibisubizo bikeya mu byo wasabye, ikakuha dukeya, ikareba ukuntu byitwaramo. Mu ntambara mu Kristo yarwanye, ntago yigeze atabira mu isayo cyangwa imbere y'intare, yayitaye mu kazi ko kuruhukiramo, yayitaye mu bisubizo. Bibiliya yayitaye mu bisubizo, ijambo ry'Imana yaritaye mu bisubizo. Nicyo ushaka kuvuga. Ni ahantu ho gushyirwa hejuru, ariko haba amadirishya menshi y'umwanzi iyo urebye nabi. Ahangaha iyo umuntu ahageze adafite imbaraga z'umutima, ahora mu masoruti gusa. Iyo umuntu ahageze adafite imbaraga z'umutima, ahora mu ambiance gusa, akibagirwa ka karago hahandi yahuriraga n'Imana. Yihorera mu birori gusa, ahora mu anniversaire gusa, kandi byari byiza. Ariko iyo bikabije bikakwibagiza wa mwanya wawe, Umwuka Wera kureba igitsure. Byose ni byiza, ariko icyo kikubuza umwanya wawe, icyo kikubuza iterambere ryawe ry'umwuka, ntabwo ari cyiza. Abaje gusenga tuvuge cyane ngo amen. Akazi ko kuruhukiramo. Hari igihe uhura n'umuntu ukamutese ko wabuze, kumaze iminsi utaboneka. Tumaranye iminsi ibintu iwacu byaramboshye. Ubwo se ni ibihe? Twari dufite anniversaire, umwana wacu yari yahagurutse. Umwana yagize gute? Abana bose bazahaguruka, uzajya uhora muri anniversaire. Hari bandese kutadutumiye. Oya, hari abandi bantu baturutse Samuhweya, bari baje abantu, hari abandi bantu. Umwana yahagurutse ni ikirori. Nanone se kutaje? Nanone ntago naje, umwana yari yameze amenyo ya ruguru abiri. Ntago waje kwigaburo ryera. Uri mu kazi ko kuruhukiramo, ariko ushobora kuzahata ibaba. Byari byiza kubisangiza n'ibihe by'Uwiteka. Ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu magarara. Amashyi ku Mana yacu. Mu Kristo ngo niho yataye umuzingo. Yosuwa rero iri kosa abantu badakunda kumenya, bamwinjiranye mu ikuzo. Mwikuzo. Bamukomera yombi, ntiyamenye ibyo ari byo. Bamubwira ko yamamaye. Barangije baramwinjirana. Ashatse kuba maso, asanga bafite ibimenyetso bamwiteguye simusiga. Turabaye Yesu, turabiyo, duturutse iyo ngiyo, iyo kure. Iyo kure he, iyo ngiyo yewe, ntureba n'inkweto zacu, bafite ibimenyetso simusiga. Ntureba ko zadusaziyeho tugenda. Ngo arareba asanga koko ibimenyetso birafatika. Ikindi se, dore n'imyenda yacu ntitukimesa. Twagenze urugendo rurerure tuje kwiripotinga, tuje kubaha Imana yawe.
ikindi se niki ntureba n'imitsima ko yateye uruhumbu twagiye turyaho iratugagana ariko twari tuje kwiripotinga twebwe ntago tuzirirwa turwana da Imana yawe iraba Imana yacu ahubwo dushire mu banyu ngo nuko Yosuwa bashyira abaha amasezerano abasinyiye nk'uko itegeko rya Mose ryavugaga ngo amaze kubasinyira amaze kubaha kontara amaze kubaha amasezerano ngo bahita bamwishima hejuru ngo yo ese burya Yosuwa naho ugeze ahantu utakigira iyerekwa Yosuwa ugeze ahantu utungurwa bene ako kageni Yosuwa ugeze aho abasivili bakwinjirana pe ukabaha kontara utabajije Yosuwa ugeze ahantu pepe ibintu bibera iwawe ntubimenye bigenze bitese waduhaye kontara twakujijishije nawe ntiwaba amaso dore uyu nguyu ni murumuna wanjye dutuye hariya hepfo uyu ni data wacu dutuye hariya haruguru uriya ni marume dutuye hariya munsi y'ingarandi twakwinjiranye twagucenze kandi ntabwo uri budusubizeyo ngo arikanashura ngo ashaka gukora ibya gisirikare ngo yitabwa ati witonde amasezerano bayadusinyiye itegeko rya Mose turarizi niryo twashaka kudusinyira gusa ngo nukabura ukabagira kubera sinyatire yabahaye disi ngo barangije rakora irindi kosa ngo abajyana mu ihema kuba bashenye b'igicaniro ngo abinjiza mu mahema ngo baba hafi y'abatambyi ngo babashenye ngo bagira abashenye ngo nabugingo n'ubu abakristo barasenga ariko ukaberwa amasengesho basenze umumaro wayo umuntu asigaye ajya mu masengesho y'iminsi myinshi ariko wareba umusaruro ukawubura ariko umubyizi w'amasengesho ujya heye dore ahujya bamwe bajya gusenga baza gusenga bacingiranye ibiryo bacingiranye ibiryo akamara iminsi 3 hano yarabicingiranye abandi baza gusenga bateguye amazi gusa muri saro mu kijerekane isukari bayihishe kandi bayihisha abakozi babo abandi baza gusenga basize imishyushyo izamara iminsi 3 ku bakozi bayo uburyo iriya mishyushyo tuzongera kurya ibyiza tuje Yesaya se nimwahasomye ngo barasengaga ngo ariko ngo Imana ntibumve ngo bagasenga bakona naginduka bageze bajya amasengesho ariko wite tuje kukubaza kuki dusenga tukiriza ubusa ibintu byose ukabitunganya ariko ntutwumve ngo witeka vayo arabatereka mbabwira ikibitera iyo muje gusenga muraza mukubika imitwe mukamera nk'abahondotse bapfuye ngo ariko ahubwo muba mwaje kurenganya abakozi banyu bakabakubita ibipfusi abo muri imyenda mwataha ntimuyishyure ahubwo mukarushaho kubambura amagambo akarushaho kuba amagambo waribanda akabikomeza washaka gutwara umugabo wundi akakomeza akati mvuye kugusengera Imana ntacyo yabivuzeho Imana irabishima ntago yamvumbuye akishimira ibyo ngibyo iyo mwaje gusenga mwaje mu mirimo y'agahato umukozi yamenye teremusi ya 3 mu 10,000 ukuba 3 iyo muyavuye muteka inkono z'ibitoki n'inyama bo mukabaha kawunga n'ibijumba arabonga ibyo bintu rero yasabambira ko ibyo bintu bakora nibyo bituma amasengesho yabo atumvikana ntaginduka iyo muyavuyemo mujya gukina ibisoro iyo muyavuyemo mujya kubetinga
iyo muyavuyemo musubira gusomana mu myuka b'Ibugande n'abo muri Kenya switi icyo kimwamya mu murongera mukabikora ubwo se icyatuma mubona icyahindutse n'igiki iyo muyavuyemo mutanga iposho mukankama n'ubundi hariko mujyanga amafaranga ndayacura horo yambaza n'ubundi gukankama ni kwakora nta gihinduka ngo Imana ituma igenda ubabwirire impamvu mbona nta gihinduka ahubwo kuyazamo baba baje gukabya ahubwo aha ntago natera hareruye ahubwo nshimye Imana kuko mucecetse kugira ngo mwumve aya magambo kuki abantu basenga cyane ntibihinduke biraterwa n'iki niki kibitera Yosuwa ngo ashiduka yabasinyiye ngo abinjiza gutyo mu ihema hari ibintu twinjiriza mu ihema ukabyinjiza iwawe mu muco w'Abayuda n'Abaheburayo kazi bitabamo umwuka wera akababara ubuse muyobeye ko hambere hatambutse gukererwa cyari icyaha umuntu yihana kumva ntazababarirwa gukererwa iteraniro ubuse ntabwo mubyibutse se ariko ubu ngubu byabaye aho umuntu ahagereye kuki ibintu bidahinduka biraterwa n'iki hari amasinya abantu basinyanye n'ibintu runaka Imana yacu dufashe cyane Imana yacu tugiriye neza nta gihinduka nta mbuto nta mucyo nta tabaza aho umuntu atuye ntago bazi uwo ari we ariko intumwa barazibashe ngo mwatubwiye n'abasadukayo n'abafarisayo n'ayandi madini yari icyo gihe barababashe ngo n'imbaraga ki zibakoresha ibyo haleluya mwatubwiye ko tubona tubakubita ko tubona tubatoteza n'imbaraga ki zibakoresha ko mutize ko muri abarobyi ko muri abaki ibyo bintu mubikura hehe mwebwe n'imbaraga ki zibakoresha ibyo ngo Petero avuga ngo ni Yesu Kristo wawo ni w'i Nazareti niwe twiringiye adukoresha iby'ubutwari haleluya torero ngo amaze kubasinyira barinjira niyo makosa Yosuwa yakoze abiragereka ko yandi abiri mwari muzi aho twasomye rero nihute ni igihe yari agiye guhirika Yeriko biragomba intwaro eshatu ngiye kuvuga Yeriko murayibarirwa kandi iyo tuvuze Yeriko tukavuga Yeriko yo hakurya iriya muri Aziya mugira ngo ubu ngubu muri twebwe ntizibamo ziba zirimo z'ubundi bwoko butandukanye za Yeriko ziba zirimo abantu bubakanaho Yeriko inshuti yawe yayikubakaho umuvandimwe wawe yayizamura Yeriko zirazamuka ariko Imana igihirika Yeriko haleluya nigeze guhura n'umubyeyi umwe Yeriko ziriho zitari ziriya dusoma muri Bibiliya ziriho arasuhuza mbona ari umuntu ubabaye cyane ariko yari umudamu ukiri muto w'ubwenge nka kabiri agenda yivugisha agenda yarataye umutwe naho yubatsweho Yeriko na mwene nyina ntabwo turaba umukozi w'Imana nikomera mu byeyi abaraturitse ararize yari afite mikori hana amarira anyura inzara yaramwishe ututwaraje ntabwo ati umukozi w'Imana uzu rwambayeho ese wabaye ute mubyeyi ntabwo ati ni ngewe wikozeho nashatse umugabo mwiza twumvikanaga twari turwubakanye neza
ndangije ndahinda. Nari mfite karumuna kanjye nasize iyo ngiyo mu cyaro. Shebeka ku mugabo mushebeka. Suko kwibuka bene wacu ari bibi. Ariko hari igihe Satani akora abantu bakicuza bakabona iyo babireka, ariko ntimukabireke, Imana izajya idushoboza. Ati nuko ndagenda ndahindagana, ubwo yari arimo kurira, ati ndahindagana mbyumvisha umutware wanjye, ndabimwumvisha, maze kubimwumvisha arambwira ngo nzamuzane, ni njye wamwikuriye mu cyaro. Akaba arakubise ararize. Arangira ngo ati mukozi w'Imana, inda yafatanye n'umuganga. Iyo umuntu akwatatse gutyo mu muhanda rero ureba hasi abantu baragira ngo ni njye wamukubise. Ati nishwe na murumuna wanjye. Murumuna we wamwotseho Yeriko. Ikomeza umbwira. Atamaze kugera mu rugo, aho kugira ngo we murumuna wanjye dufatanye ubuzima, niwe wantwaye umugabo. Yaraje amutwara umugabo, barangije baranamwirukana. Ati ubu ndabuyera, murumuna wanjye ari mu byanjye, ni njye wikozeho, ni njye wamuzanye. Iyi nzara inyishe nishwe na murumuna wanjye, twonse ibere rimwe, niwe nari mfite nasigaranye, nagira ngo nawe mukura yeze dusangira ibyiza nabonye, none niwe unyirukanishije mu rugo. Akarira. Iyi ariko se iyi ariko wayigenza ute imbere y'umuntu? Wayigenza ute se? Iyi ariko wayikoraho iki? Ariko Imana igisenya Yeriko. Haleluya. Haleluya. Yosuwa rero gwirika Yeriko barazubaka ntabwo ari zahariya gusa tugisoma, oya zira nibyo twifashisha. Barazubaka, kandi impamvu bazubaka nuko bagutinya, babona Imana yawe, babona iterambere ryawe, babona ukuntu uguwe neza, bakubaka Yeriko. Ariko Imana igisenya Yeriko. Haleluya. Mukanya turasenga nitubona akanya, mukanya turi gusenga, mukanya turi gusenga. Ayaya, ikintu cya mbere rero gituma usenya Yeriko, icya mbere ni ijwi ry'Uwiteka n'amasezerano y'Imana. Imana ishimwe. Udafite isezerano nta handi hantu wayituruka, kuko bayubaka cyane bakayikomeza. Yosuwa yarababwiye ngo mubanze abatambyi n'isanduku babanze imbere. Udafite icyo Imana yakubwiye ntiwarenga umutaro. Ugomba kuba ufite ibihumuriza, ugomba kuba ufite igitsikamutima. Uzi impamvu amasezerano ari ngombwa? Akora ibintu bibiri. Icya mbere avuga ibidashoboka, icya kabiri asuzugura, atesha agaciro ibyo ubona byakunaniye. Munyikirize cyane ngo amen. Imana iraza ikakubwira ngo biriya byakunaniye ngewe nabishobora, biriya ubona byagushobeye ngewe nabishobora. Niko yabwiye Zerubabeli, avuga ngo uriya musozi nubwo utakumva ngewe nawubwira ukanyumva. Haragombaga rero kubanza amasezerano. Imana ikubwira ibyo izashobora, kuko akanwa k'Uwiteka niko maboko yayo. Imana ishimwe. Kandi ibyo bintu ubihabwa n'abo mwazanye, n'abantu nkawe bagenda n'amaguru nkawe. Imana yamukoresha akaba ati Imana irambwiye ngo ikubaka inzu mu mujyi wa Kigali, mu kanwa kakabazanyemo amabati, imisumari n'amasima, akabishiza aho ngaho, ubundi Imana igakora. Ibivuga mu magambo ikazabisohoza mu bikorwa. Nuko isezerano rikora. Imana ikakuba kuzakujyana mu mahanga kurangura, nta n'ikibwana cy'ingurube ufite, kuko Umwuka Wera areba kure. Areba kure. Ubu twebwe twaciriye mu masengesho. Haleluya.
twagiye gusenga Imana irirahira avuga ngo kuko ungiriyeho umugisha n'iki ngiki ndagikoze. Bidatewe n'akavukire zacu, bidatewe n'aho duturuka, mu masengesho tuhakura ubuzima, tuhakura imibereho. Imana irirahira ikakubwira ikintu uwo ari we wese atapfa kwiyangajamo, ikakubwira ko abana bawe baziga ubona ntaho bizahera, ikakubwira ko uzagira urugo ubona ntaho bizahera, ikakubwira ko uzambara ivara iwanyu babyarira mu rugo, ikirarika ngo uhaye umugisha ndawuguhaye Uwiteka. Abaje gusenga tuvuge cyane ngo amen. Isezerano niryo ribanza, ni intwari ikomeye cyane yo guhirika Yeriko, kuko ugenda uvuga ngo Uwiteka yaravuze ngo. Haleluya. Intwaro ya kabiri ni amasengesho. Nabibabwiye, amasengesho niyo ntwaro yonyine, niyo mpano yonyine umwami Yesu yatanze ku mugenzi utangira urugendo kurinda agera kuri ya nyanja. Niyo ntwaro umuntu akoresha, nta yindi. Ni intwari itarwanirwa, ni impano itarwanirwa, ntago ikomerwa amashyi. Reka uyikoresha ntagaragara, nta nubwo aba yambaye neza. Ubu ngubu wababonye muza, nta bintu bihambaye mwajemo, mwaje nk'abantu bigire kwihahira, ariko muratahana imari yo mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Ugenda usa nawe uri saa kintu, ariko ukazasubira nayo imari. Umunyamasengesho ameze nk'imbabura mu rugo, iteka ibintu byose pfiyo ngiyo, yamara guhisha bakayikungura bakayitera ishoti, ibisorori bikaza bikavuga ngo nimudushyireho, ntabwo yagera muri saro, ariko ibintu byose niba yabikoze. Rero mwaje gusenga mubona nta kintu mufite, ariko ejo bizaza bibakurikiye, muzabona imirimo ikoreka kandi muzaza gushima Imana. Amashyi ku Mana yacu. Aramubwira ngo icyo cyiciro kizakurikireho cyaba intwaro nibo abanyamasengesho. Aravuga ngo icyiciro cya gatatu, rero icyiciro cya gatatu hazajyeho abavuza amakondera, bishaka kuvuga abashima Imana, Imana imaze guhirika Yeriko habaho ishimwe. Aravuga ngo icyiciro cya kane rero hazakurikireho abantu bose, rubanda rwose. Babaza yabikoze, ariko wowe uhanyuze gutera ko abandi habananiye, ukavuga ngo nasanze Uwiteka ndamutakira arasubiza. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo nyamara rero, Pawulo yandika yaravuze ngo abwira Abakorinto, ahari gusenga bari babisuzuguye, ahari gusenga bari babigize ukundi kuntu. Aravuga ngo mwa Bakorinto mwe, ndabizi muri abanyabwenge, ibi bintu mwabishize mu bwenge, ibi bintu mwabishize iwanyu mu gifilozofu. Ndashaka kubabwira yuko ubwo mutubona tugenda, ntago tugenda nk'abantu. Intwaro z'Imana yacu ntabwo ari izi ngizi zifatika, sizo tujya gucuruza mu nganda. Ni intwaro zidafatika, nyamara zifite ubushobozi bwo gukubita hasi, zifite ubushobozi bwo kurimbura, zifite ubushobozi bwo kuneka, zifata mpiri. Ibitekerezwa mu mitima y'abantu zirafata, zirapereza zigafata. Mwa Bakorinto mwe muri abahanga ndabazi, ariko dufite intwaro zitagaragara, nizo turwanisha. Usengana n'umuntu utwaye imodoka atabizi, usengana n'umuntu muri biro kuri computer yarimo atabizi. Ni intwaro rutura ikora ahantu hose. Abaje gusenga tuvuge cyane ngo amen. Aravuga ngo iyo ntwaro irakomeye, ikubita hasi, ikubita hasi ibintu byose, ikabiroho hasi. Ntago indwara zirimo kuza zizaduka, ntago zizapfa gukoreshwa n'utunini. Hari imbaraga z'amasengesho zigiye gukora. Haleluya, haleluya. Hari imbaraga z'amasengesho zigiye kugira gute, zigiye gukora. Hari intwaro tugiye gukoresha mu gihe gisa n'iki ngiki. Hari intwaro tugiye gukoresha mu gihe gisa n'iki ngiki. Abana barimo kwiyica, abakiri batoya, abantu barimo kwiyahura, ingo zifite ibibazo, ariko hari intwaro nabifurizaga gukoresha mu guhirika Yeriko. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo duhaguruke dusenga Imana.
koresha iyo ntwaro. Kandi gusenga ni ukuvuga. Gusenga si ukwitangira itama. Gusenga ni ukuvuga. Ukavuga ikikubabaje, ukavuga ikikugoye. Izi ntwaro nagira ngo uzitware mu mutima wawe. Intwaro y'isezerano, intwaro y'amasengesho, hanyuma uzavuza impundu Imana ihiritse Yeriko. Haleluya torero. Yosuwa arababwira ati habanze iki cyiciro mutaza kubisikanya ibintu n'ibindi, kandi muzazenguruke mucecetse. Ku nshuro ya 7 aribwo muzavuza impundu, aribwo muzasakuza. Hari umunsi tuzasakuza dushima Imana. Iyo tuza gusenga tuza dusa nabababaye, ariko umunsi umwe tuzaza dushima Imana yacu ishimwe. Niko umwanditsi wazabira yavuze ngo iyo umuntu agenda kubiba imbuto ngo agenda asanurira, ngo ariko byamara kwera agasarura yishimye. Haleluya torero. Tugiye gusenga Imana. Harya waje gusenga, tanga komande. Haleluya. Tanga komande ushaka mu ruganda rwa papa. Hagarika ibyo udashaka mu rugo rwa data. Hamagara ibyo ushaka mu rugo rwa data. Kandi urabihamagaza, akanwa kawe niryo sasu ryawe. Uravuga ibyo ushaka n'ibyo udashaka. Urahamagara Yesu azarebe. Urahamagara Yesu azayumve. Haleluya. Naringiye kuvuga ngo ndashaka kumva muvuga, byaba bibaye nk'itegeko, ahubwo Imana igufashe ugira icyo uvugira imbere y'Imana wumbura akanwa kawe. Ndifuza kumva watuza akanwa kawe mu minota nk'itatu, hari icyo ubwira Uwiteka. Hari icyo mubwira dore Uwiteka icyo shaka n'iki cy'ingenza n'iki. Data na mama ntibabimpa, abaturanyi ntibabimpa, byarananiranye byarayogayoze, ariko wowe wagira icyo ukora kuko nakuje imbere. Ahari n'ubushomeri, ahari ndi porome idafite agaciro, ahari sinzi iyo byaturikiye, sinzi uko bimeze, ahari uryama ucuramye abadayimoni barakuzonze, ahari nibyo watererejwe, ahari nibyakwituyeho, ariko Imana ya Isirayeli ihora iri maso ntisinzira. Yakugirira neza, yagira icyo ikora muri aya masengesho, kuko waje imbere y'Imana ya Isirayeli. Munyikirize cyane ngabe. Dukeneye rero ibyaba byiza nuko wahagarara ukikarakasa imbere y'Uwiteka, ukabwira Uwiteka ibyakuzanye, wizingitiranwa n'ibibazo ufite, ahubwo tobura ubwira Uwiteka. Uwiteka yabihirika. Banza urebe icyo upfa n'Uwiteka. Banza urebe ko utapfuye gutera ayo ukayisuzugura. Banza urebe. Sinzi niba hari umuntu wabanza kwiyunga n'Uwiteka ibirago ngibi. Dore mama we yipfukamiye. Urahari ngo uzubanze urebe uti oya kuri ayi nahateye mpubutse, aha narahubutse. Ibirago birahari. Waturukaho wicaye ukaza ugapfukama, umwanya urahari. Tukabanza tugasengera icyo ngicyo. Mama arakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Sinzi niba hari icyo warungurutse. Dada arakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ibi birago ni mwebwe babitereye, ni mwebwe babisasiye. Sinzi niba hari ibyo warangayemo nka Yosuwa. Sinzi niba hari ibyo warangayemo nka Kani. Ntabwo nzi niba hari ibyo wahishe mu mutima wawe. Ntabwo nzi niba hari ibyo wikururiye. Bibiliya ni kwivuga. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nzi niba ari wowe wizaniye ibyo ngibyo. Imana iragushaka kuri iki kirago. Iyo marishe yawe, iyo ntambwe yawe ugiye gutera, niko kwisubiraho kwawe, niko kwiyunga n'Imana kwawe. Ntabwo nzi ibyo wangije byatuma Imana ikureba igitsure. Imana iragushaka hano imbere kugira ngo irebe iyo ntambwe uteye, ivuge ngo ariyibutse we, nibiriya nashakaga we, nibiriya nkunze we, nibiriya nkunda we, nibiriya namurarikiye we, nibiriya namuhamagariye we, arabimenye we, nicyo namuhamagariye we, arabyibutse we, arabyiyibukije, atagombye gukomangwa, atagombye gukorwaho, atagombye kotswa igitutu, arabyimenyeye we. Ndamushimye. Imana irabanza gushaka ibyo ngibyo. Tambuka dusenge.
tambuka dusenge. Ubundi mu minota ingahe turaza gusenga tugira ibyo duhirika, ariko nawe ntiwitege imitego, nawe ntiwitege ikigoye. Imana iragushaka, Imana iragukeneye kugira ngo ubanze uca inzira, kugira ngo ubanze utazure, witazurire. Tambuka 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 dusenge, tambuka dusenge, tambuka dusenge. Niwo mumaro w'amasengesho, niwo mumaro w'amasengesho, nuko ijambo ry'Imana rimurika hatabona. Imana iguha umugisha nawe utambuka, Imana iguha umugisha. Mwiza gusenga mufite ibyo mwabitse mu mahema yanyu, mwiza gusenga mufite ibyo mwabitse mu mitima yanyu, ibyo mwahishemo. Abakristo basigaye bambura ntibatera ikibazo, basigaye bavuga nabi ntibatera ikibazo, basigaye bakora ibintu ntibatera ikibazo, ariko Imana iba yabararitse kugira ngo mwongere mwiyunge nayo. Imana yacu dufashe cyane. Tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga, tugiye gusenga. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana nayo iguha umugisha. Ntabwo dutinda, ariko Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Ntimukaze mu masengesho nk'ay'Abayuda bakoraga kera. Ariko ni kuki dusenga ntutwumvira? Ni kuki dusenga ntibihindukira? Dore icyo mbaca nuko iyo mwasenze ahubwo muba mwaje kurushaho gukabya experience yo kujya kongera gukora ibindi byaha. Dore icyo nshaka nuko muhora bafite imitima iboshye, nuko mugaburira abashonje, nuko muhora abakorewe urugomo, nuko mukora bya bindi Bibiliya ivuga. Nibyo Imana ishaka. Nuko uva muri aya masengesho wafashe ingamba kandi wahindutse rwose. Ntabwo ari ukuza kwisamiza hano, ahubwo nukuza kwambara imbaraga. Imana ishimwe, Imana himbazwe, Imana ishimwe. Turacyategereje ngo mutambuke tubasengere. Mwiza gusenga nk'Abayuda bishushanyaga gusa. Oya, mwimara iminsi mu nsengero nta gihinduka, ahubwo hakwiye kugira ikintu gihinduka. Mana Nyiringabo, uri Imana yacu, uri ibyiringiro byacu. Aba ni abana bawe, ijambo ryawe rirabamurikiye. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo muri hatabona aho umwijima uba, umutima ukangutse uzinutswe ibyaha. Abantu bakabije kuba inshuti z'amatorero, cyane cyane iringiri, ariko baje gufata umwanzuro bumva ntacyo babaye. Baje gufata umwanzuro, manura umwuka wera n'umuriro. Umwuka wera niwe uhindura, umwuka wera bitangaza. Mu izina rya Yesu, kora imirimo itangaje muri bo. Genda mu buzima bwabo, genda mu mitima yabo, genda ku bugingo bwabo. Uhindure ibyanze guhinduka. Turabakumurikiye Uwiteka. Umva uko bagutakira, umva uko bakwingingira ngo barebe neza, igitsure cyawe kibaveho, ahubwo bagibwe n'ijisho ryawe ryiza. Umwuka wera nabane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Bakure mu mwijima mubi, bajye mu mucyo wawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri Imana yacu. Ntabwo tugutotesha amagambo, ariko ibyo koze ubigiye ni ikintu gikomeye cyane. Mu ijuru barishima iyo umunyabyaha mwahindukiye, cyangwa umuntu yisubiyeho, nka wa mwana w'ikirara waciriye umugani ukavuga ngo ariko yisubiyeho, aribwira ati mu rugo rwa data barajya bagasigaza, iwacu hari ibiryo, kwa data hari ibiryo, mu mwuka hari ibiryo, mu mwuka hari ibihe byiza. Ongera ubasubize mu mwuka, ongera ubasubize indoto, ongera ubasubize impano, ongera ubasubize ibyishimo, ongera ubasubize amahoro, ongera ubasubize indirimbo. Kora imirimo mu izina rya Yesu. Ibyabadutseho nubibakureho, ibyabateye bibatunguye nubibakureho mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizo twiringiye. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu, amen. Reka duhagare dusenge rero. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ushoboye ahaguruke, ushoboye yicare, ariko tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ni mu mwanya w'amasengesho. Imana yacu dufashe cyane. Turashaka kubumbura akanwa noneho ukavuga. Bwira Yesu byose, ni inshuti yawe. Ibikubabaza nibigira gute nibigutera. Arakunda, afasha abashavuye. Uri Uwera wa Isirayeli, uri Imana yacu, uri agakiza kacu. Yeriko ni nyinshi, aba bantu ntabwo bakwirirwa ahangaha banezerewe gusa. Hari ibibarwanya, hari ibyo bahuye nabyo. Niko umuririmbyi yaririmbye, ararimba ngo bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Duhura n'ibigerageza,
duhura n'amakuba menshi, duhura n'uburwayi, duhura n'abambuzi, duhura n'abishushanya, dukora amakosa menshi, ariko Uwiteka umucamanza atubonyeho amaraso ntaducira urubanza rubi. Hindura Uwiteka, umva Uwiteka, umva kuganya kwacu, umva kurira kwacu. Hirika izi Yeriko, Yeriko zo kwicwa n'inzara, Yeriko z'imyenda, Yeriko z'ibyamunara, abadafite akazi, abadafite imibereho, abadafite imyambarire, abatotezwa, abafite imanza zabagwiririye, abahuye n'ibyago, abahuye n'amakuba, abarenganywa, abarara barira, abarara babogoza, abarara baniha, abarara bataka. Wabaha amahoro yawe mu izina rya Yesu. Wakora imirimo n'ibitangaza. Hindura Uwiteka, tanga amahoro Uwiteka. Yitanze amahoro, ntawutera amahane. Tanga ubuzima, tanga umunezero mu izina rya Yesu. Abana bacu, abatware bacu, abaturanyi bacu, abavukanyi bacu, wagira icyo ukora. Uyu wazanye icyifuzo cy'umuryango wiwe wamugirira neza. Uyu wazanye icyifuzo cy'umutware wiwe wamugirira neza. Uyu wazanye icyifuzo cy'abana biwe wamugirira neza mu izina rya Yesu. Uyu wazanye icyifuzo cy'imibereho wamugirira neza. Ayayayayaya Yesu, kora imirimo n'ibitangaza muri aya masengesho. Ntabwo bahungiye kwa Ryangombe cyangwa se ku kindi kimana, bahungiye ku Mana ya Isirayeli. Yeriko abazubaka n'abagome, abazubaka n'abadashaka ko dutambuka. Hirika Yeriko, hirika Yeriko, Yeriko zitandukanye, hirika Yeriko mu izina rya Yesu. Hirika, hirika, bazaza bagushima. Ahari amarira hashira ibyishimo, ahari amarira hashira umunezero, ahari induru hashira amahoro yawe, kuko uri Imana yacu, kuko uri ibyiringiro byacu. Kora imirimo, kora imirimo, kora imirimo, kora imirimo. Kiza indwara, kiza indwara, kiza indwara. Irukana inyatsi, abikoreraga, abiherezaga, abari bitunze, abitamikaga, abubahaga, basubiza icyubahiro cyabo mu izina rya Yesu. Ibyagezwe na Kagungu n'inzukira wabigaruza Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Buraniza imanza, buraniza imanza, buraniza imanza, buraniza imanza, imanza zitabera, kuko uri Imana yacu. Turagushimiye rero muri aya masengesho. Hazabemo impinduka, hazabemo amashimwe, hazabemo impundu, hazabemo ibitangaza, hazabemo gukira indwara mu izina rya Yesu. Abaguye wababyutsa mu izina rya Yesu. Itorero ryawe warigira neza, ariko aba bana bawe umva buri umwe, kuko wumva gutaka kwabera. Tugukome mu mashyi. Turagushimiye kuri Imana yacu, kuri Uwiteka Nyiringabo mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Twese tuvuge cyane ngo amen. Imana ibahe imigisha.